CELEBOBO TV. CELEBOBO TV. Mujya muvuga ngo mwabuze imyenda, dore iduka wandebe, reba iyo myenda. Wamubonye uwo mugabo urimo aho ngaho bamwita Sam. Mwamwe mushaka imyenda igitsina gore, abapapa, abasore mushaka kwambara neza kandi mukaberwa, mugane mu iduka ryo kwa Sam aho mu mujyi. Hamagara kuri izi nimero ureba kuri screen, ubundi umuvugishe. Imyenda yo ni nk'ubuntu kabisa, ni muri 5, ubundi ukambara ukaberwa. Hano ni heza ntabwo naharenga koza mufaini amapave nkaya naho wayasanga atari mu mujyi wa Kigali. Yeah, it's the first manifest director for the men's fight. Amukarane ndakangwa n'imanga intore mu ngamba barashi cyane n'impamvu turabarusha. Rwanda we karamutse uti Rutaremara imbere cyane, Rwanda rwegura umugisha ndoro muri tuze guma mawe. Yeah, dikabimbura ku rugamba rw'abagabo inkomeza mirongo y'itucu umugambi rwishakira nzira sindi serwakira nk'umuntu amashira ndi ucanote Mr. Yuri NM Square kara Rutaremara. Ariko rero hanyuma umuhungu wanyu ufite kamera uri ku buhanga kabisa, naramfatiranya sanze mu mujyi wa Kigali ndimo gutembera, and I was like nari mfite fatigue, ariko for real kuva nyine ansabye ko twavugana ni na byiza cyane mu buryo bwo kugira ngo ganire n'abanyarwanda. So in our city there is a building and you are welcome. Nawe uzaze wirebe. Yeah. So ndi kumwe n'umusore wanyu witwa CELEBOBO, afite YouTube channel yitwa CELEBOBO TV. So you go give the like, comment and share, and don't forget to subscribe. Please let us work together and support him as he's supporting me. Yeah, CELEBOBO wagwani man. Ese meme. Yeah. Rutarema bimeze bite se ibintu by'umuziki wawe bigeze? Ni freshman. Nuko nyine umfatiranye gusa muri ino minsi. Muri ino minsi narimuze cyane. Mfite project nakoreye kwa Kenny. Yes. Yeah. Kaka jingo mujya mwumva ngo Kenny vibe. So mbafite project nini cyane, izaba ari indirimbo nziza. Yego. Kandi I hope ko izabasanga no mu rugo. Irasohoka vuba. Yeah, that what I was doing, just ko mutigeze ntabwo muherutse kumbona imbere ya kamera ya CELEBOBO. Ibyo ngibyo nibyo narindi. Iby'ishuri byo bimeze bite? Bro, shuri ni hasi umwana. Ni hasi, ariko nyine umuntu aragerageza agakora, agakoresha imbaraga ze. So as long as biragira aho bigacamo bikagenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo abanzi baranze. Nari ngiye kuhavuga ariko I mean sinaniti bazahita bambona, bazahita bamenya. Niga hano in the city, hano mu mujyi wa Kigali.
ubwo se ubuzima bwo kwiga unakora n'umuziki ibyo bintu ubifatanya ute ubihuza ute kugira ngo ubashe kuba wabyikuramo tuzi ko ari ibintu biba bitoroshye hari ikintu twita gukoresha igihe neza ariko nanone ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa impano muragendana nta mbogamizi ishobora kugutera mu bindi bikorwa byawe bindi dore ko nyine aba ari impano ariko ahanini kubera yuko nanone biba bisaba iyo mpano kuyiha umwanya ni ngombwa ko ugira ikintu cyitwa time management ukavuga uti aya masaha ni repetition aya masaha ni ukwiga cyangwa ni ugushaka amafaranga no mu bundi buryo dore ko umuntu yiga kaminuza CELEBOBO nawe urabizi umuntu yiga kaminuza warigezemo n'umuntu mukuru abazi uburyo bwo gushakisha akigwanaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko so far nigira kuri basari ya leta ariko ugashaka n'ibindi bintu byagutunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi that's how fatanya guteza imbere impano yo kuririmba ndetse nkanakurikirana n'ishuri yego ase gusiga ufite ubwitonzi burenze cyane amambere ndibuka ko wadutwikiye byatari wana birenze ariko ndabona usigaye witona cyane uko yakurimo kugenda ukura biri guterwa n'iki bro ako by the way banza umbwire uramfatanya mani bansobanurira abanyarwanda nsanze mu mujyi ndi gutambuka ariko Rutaremara ko ntabwo kiburira that's why byari ngombwa ko nza nkanabaganiriza nkamwemerera nkabaganiriza nkababwira ni iby'iyo project so ntago ari ubwitonzi ahubwo ni akazi kenshi nari ndimo muri ino minsi nari ndi kwita kuri iyo projet nababwiye ikindi hari n'undi mushinga ndi gupanga ku ruhande nawo nzawamenyesha iminsi so yari umunaniro ariko nzafata undi mwanya twicare tuganire mu buryo burambuye noneho na projet iri hanze dufite ibyo tuvuga byinshi mu gusoza nyine bakubitira akantu gatoya wumve kari Rutaremara very very comfortable very very comfortable ndi mu kazi ndi mu ncango y'umuti andi mayira ntabwo yazamvangira ntuje ntumije ako kunywa ntumbaze hoya nzukira shyira mu gatasi rekera ako akadozesha gabanya agahete hano ho ni heza ntabwo naharenga it's the first manifest director for the men's fight kind keep a plot for Philadelphia finding rusty Kariga in Nala like Nala big fame no lion sound but creator director and prayer alright imbere cyane abantu babirusuza come again please
abantu nka babiri ushaka kuba wasuhuza. Okay. Mbere na mbere asuhuza CELEBOBO nubwo turi kumwe ariko ajye yumva ko Yeah, kabisa. is my friend. Yes, thank you. Yeah, bro. Man, I don't know what I can say, but you know. Turabavandimwe bro. Kabisa. Undi muntu nsuhuza ndamuma cyane. Yego. Yeah, cyane. Aho ari nyine yumve ko Rutaremara amukunda Cyane. ikindi ndasuhuza abanyarwanda bose muri rusange n'ubwo bambwiye babiri ariko sibera ko nabwira abanyarwanda ko mbakunda kandi mbafitiye indirimbo. Yes. Indirimbo nziza izabasanga mu rugo kandi bazayikunda ndabizi. Ni indirimbo y'umuco ya indirimba traditional modern song. So mbafite indirimbo y'umuco yo ni gakondo mu buryo bwuzuye kandi muzayikunda. So, see you. Okay. Umunsi mwiza Rutaremara. Urakoze cyane CELEBOBO. Yes. Murakoze cyane abantu mwari mudukurikiye kuri CELEBOBO TV. Ndi muri kuvugana nawe ni CELEBOBO. Twema tuganira n'umushuti wacu bakunda kwita Rutaremara. N'umuhanzi aririmba injyana nyinshi zigiye zitandukanye. Mwabibonye ndamufatiranya ariko nta kundi. Burya iyo ubonye umuntu uzi ko umukeneye biba ngombwa ko muganira. Yakoze cyane no kwihangana ko amufatiranya yaravuye mu kazi ariko akemera kumpa ikiganiro. Murakoze cyane kandi bantu mudukurikira mutarakora subscribe. Mweke gukora subscribe mukore comment na like alright turabakunda cyane. Natwe mudukurikirane dukoresha Instagram ni Golden Rutaremara. No kuri YouTube channel mfiteyo indirimbo nziza mugende muyirebe. Gusa nizaza nayo izaba ari nziza kurusha. Mugende muyirebe. Nindi izaza nayo muzayireba ndabizi kandi mukore like, share ndetse mwibuke gukora subscribe k'akantu k'umutuku kaza kuboneka Kazogera kavuga. Yeah. Yes. Okay. Ciao.